Papa, cya kibazo cyacu nta kuntu wagira iki gikora. Ariko rero ndumva abana banjye. Sheri Sofia, ndikumva. muri iyi minsi ndashaka guha abana banjye iminani kugira ngo bamenye habo natwe tumenye hacu. Sibyo Sheri? Sheri nta kibazo. Ako ndatekereza ko bitihutirwa cyane. Sheri ndatekereza ko ibintu ntaho bizajya kandi namwe ntaho muzajya. Tumva rero bazaba bayihabwa. Nzajya icyo mubwirira. Mbona papa kuko hari ikintu azadupimira. Uriya mugore uriya ntabwo mugomba kuva muri iyi nzu. Ako nawe wategereje ukareba ngenda abona bizacamo. Ndamubwirizwa nta mufa w'igikeri nigeze mbona kandi n'akaburiye mwisize ntiwakabona isaka. Uzi ko papa yari yaheje umwuka neza. Uriya mugore n'ikiyobyabwenge. Ni kwisekerezwa n'ukuntu bari mu rukundo yabaye ngo genda umva bizacamo koza wigira ikibazo. Kiza zafashe rero umuzutese Yusa ese mwaje yo makobe makuru uraho neza aka kanya ugiye waye mwiza bigeze aha. Ni nabo mwiza se tutaragira ku gafaranga noneho taragakozaho imitwe n'icyo ngo wumirwe. Mama rero ntago ndi butinde. Umugabo wanjye musize yari ku muhanda angejeje hano ndamubwira ati nkumbuye mama reka muhobere gusa ubundi dukomeze. Rero nta kindi kintu kinzanye. Agira ngo dupange ukuntu we na cyose muzaza kubi wanjye. Ubyumva ute? Ariko mana uzi ko ari byo hari nazi mwana wa tuzabigiremo amayeri akomeye ubundi tutabigizemo amayeri ntabwo byaba byiza. Ariko ahubwo se ngo biroroshye uriya mugabo afite abana b'incakura ndarumiwe. Umva rero nkubwire mwana wanjye nuko ugenda ukamwegera ukamuganiriza umwegere umubwire ko hari indwara ujya urwara ariko mama wawe akaba ari we wabigufashamo. Nanjye nimpagera nzirwaza bizaba ngombwa ko avuga ati nawe nahama ariko ntakoze uko ari byo. Naho ubundi tutabikoze gutyo ntabwo mwazasezerana vuba. Ngomba kubigufashamo ugasezerana mwamara gusezerana bariya bana ubaha imigabane ubageneye. Ariko siko ari byo mama ngiye nuzitwara nabi nta kintu azabona. Bariya bana bazabona imigabane bakurikije uko bitwaye imbere yawe. Nibitwara nabi ubwo nyine nta kindi. Mama rero ntabwo ndi butinde nabikubwiye ariko hari udufaranga nayo mfite hano
mube mwitegura mu minsi cyusa. Papa, uzi ko wa mugore wawe aza namubonye anyanyagiza ibintu mu muryango ariko sinamenye ibyo ari byo. ariko mva mbabwire mwangegeramo ndabiyamye. ntabwo nyoboye ko mushaka kunteranya n'umugore wanjye. murabizi namwe ko yaje mutabishaka. none umva ibyo mutangiye. ndabiyamye. ariko se papa kuki utumva ibyo tukubwira kandi ari ukuri? ukuri kuri iki? ukuri kuri iki? ahubwo ko mwashikoye mushaka kunsenyera urwo mutubatse. ese ubundi mwazubatse urwanjye mukaruvaho. reka jyawe nigendere mbabise. Talkative, stupid. Nta kintu kimwe muzantwara. Umugabo arara mu gituza cyanjye. Mwankikira. nturebe ibyo nakubwiye? ntubibona? Evry, hari umunsi umwe nzaca uri kuri ya mugore mukubite muvugute. Uramenya utazakora ikosa ryo gukubita umugore wa papa umusuzugura. Hata papa atazakuvuma bikaguhama ugasanga we nawe mubaye abanzi kandi ubizi ko data ntacyo atadukoreye. ndakwiyamye cyangwa n'abamaze kumera nkabo. mva inyuma. Ndakunda amazi cyane. numvaga nshyushye cyane. Shira wanjye, hari ibintu nshaka kukubwira. Nyine mama wanjye arashaka kuza kudusura. sheri ariko nta kibazo. none se ngo azaza ryari nyine ngo tumwitegure? Ntabwo yambwiye umunsi ariko buriya najya kuza azamenyesha. Gusa nabikubwiye kugira ngo tumwitegure. Wenda umuntu aba yamushakira chambre. Ayitegure ku buryo azaza yisanzuye ko azamara iminsi. sheri ese buriya se bizagenda neza? cyane umva kubona ariwe ugiye kubanza kuza kudusura ahubwo nk'aho twabaye twe tuba twanyaruka tukagerayo none yazadutonganya. Sheri nta kibazo, ni ukuri mama wanjye n'umwana mwiza. Ntashobora kubigiraho ikibazo na kimwe. Kandi buriya kuko yamenyereye ko tubana iminsi yose nyine aba yagize irungu. ndumva nta kibazo ntabwo wese nagire vuba. ahubwo se urumva azaza ryari? Azamenyesha tubura najya kuza. Gusa ngira icyo nashaka ni ukubyemera ukabyakira neza ubundi tukamwitegura. amavuta ni amavuta Bari bari muri kakara.
Alo? Umva sheri, ejo wari uri kumbaza ibintu nkabura ikintu gusubiza kubera nari ndi kumwe n'abantu benshi. Nyine nagiye shaka kwa musaza wa mama yapfushije umugore, ubu niho maze iminsi ndi. Shasheri wihangane, nanjye ndagukunda pe. Je t'aime beaucoup chérie. Muraho. Gira umugabo. Ni karibu. Murakoze. Ntabwo nicara narinyuze hano ngo ejo mwaje kundeba murambura mumbwira icyo mwanshakiraga. Rero icyo nagushakiraga nagira ngo ushakishe umuntu uzajya muri iyi nzu. Kuko twebwe iyacu yaruzuye ubu tuzagenda vuba. Ni byiza noneho bw'inzu yanyu yuzuye. Numvise ngo n'umukobwa kwigira umugore ibintu mubyirinde cyane. Ari byo kurya mwabuze sava aho byo nabikurikirana nkabimubaza kimwe n'ibindi byose mwakenera. Ariko ibyo kwirirwa mwirukanka umugore wanjye ngo abo bavugana ku matelefone ibyo ngibyo ntabwo nigeze mbibacungije kandi ibyo mubimenye. Umva rero nkubwire mwana wanjye, ugomba kujya ugira ubwenge mu byo ubwira umugabo wawe kandi ukagira vuba mugasezerana akiguharaye kandi akigukunze. None se mama Jerome? Cecekaho. Jerome si biki mwivanye muvuga irangegera itagira epfo na ruguru. Ariko mama, uzi ko uyu mugabo nagombaga kumufatira ndakimaraye. Nta kintu usaba ngo kirari uwo munsi kidakozwe. Ntumva se, ahubwo gira vuba musezerane akiguharaye, ubundi duteze intambara muri uru rugo tubone uko twigarurira imitungo ye. Ni uko ariwe nshatse kumvira no kugira ngo nkunezerwe. Akunda umugabo sinkunda na gato. Ntiwumva se mwana we, erega ubundi umuntu avukira kuvana abandi mu makuba, kandi ni nako ijambo ry'Imana ribivuga. Nta cyaha uzaba ukoze, ni ukuri ndabikubwiye. Guhera uyu munsi ngiye kubigerageza ndebe. Rwose muhate ijambo musezerane, ubundi nzakwereka. uzi yuko ibintu byose tuvuga wa mugore babyumva, abashinze amatwi kurya nabivuze, ibintu byose tuvuga babyumva. N'ubu ushaka andi hano tuzaza tuganira, kuko aramutse aguye mu migambi yacu byose biba bipfuye.
Nako sheri ko nigeze nguhemukira ntigitumye umbwira ayo magambo. Jerome urabizi ko ngukunda pe, ariko ngiye nawe kubana ntabwo byakunda. Ariko uri umukene ntacyo ufite wamarira ikizi, kandi urabizi intego mfite ni ugukura mama muri iriya nzu y'intiza. Okay, basi reka nzajye mu cyaro ngurisha akarima mfiteyo. Nyakuze nurebe ikintu wakora. Bikwirirwa wivuna. Nugiye suka kagurisha, ukaza ugakoramo imishinga igahomba, nyuma yaho uzagurisha iki? None se nkora iki? Jerome ngende uva nta kindi nakora. Umugabo wanjye ni umusaza pe, ariko afite amafaranga, afite ubushobozi. Ntabwo rero namureka kubera wowe. Twagumana tukajya twishimisha nk'uko bisanzwe, ariko nkagumana n'umugabo wanjye. Nyuma nyine wazarongora bikarangira. Okay, nta kundi ndabyemeye. Rero njye ntabwo turi butindane cyane, hari ibyo ngiyemo, ubwo ibindi ni kuri telefone. Okay, ugurishyira fagitire. Bye kandi. Viregewe bino ndabirambiwe. Tugomba gushakisha uburyo bwose bushoboka tukirukana bariya bantu bakavana. Ejo papa yambwiye nabi ndababara. Uzi ko dushobora kubura ihene tukabona n'ikiziriko. Banza baranamurusa. Nibyo, none se turakora iki? Duhimba amayeri yose nyine ashoboka kugira ngo bariya bantu bave hano. Ndabyumva, turahera hehe? Ubu ni umukoro nkuhaye. Gerageza ugende uhimba amayeri yose. Ariko mana Rero umwana wawe wari ishobora byose, tugomba guteza intambara muri uru rugo, tugahangana n'aba bana